Ni izihe ndirimbo icumi z'abahanzi b'Abanyarwanda zarebwe cyane mu mateka kuri YouTube? Mu by'ukuri umuhanzi w'uyu munsi ibintu byarahindutse, arakora agashyira ibikorwa bye cyangwa se agashyira ibihangano bye ku mbuga zitandukanye. Zimwe muri zo zinakundwa cyane, zinakurikirwaho n'abantu benshi cyane, harimo urubuga rwa YouTube. YouTube ku bahanzi b'Abanyarwanda ntabwo ari ikintu kije muri iyi myaka ya vuba, kuko no mu myaka yatambutse yari ihari, abahanzi bashyiraho ibikorwa byabo bitandukanye, ariko atari cyane, ubona ko batarabisobanukirwa cyane. Gusa uyu munsi umuhanzi ukoze igikorwa icyo ari cyo cyose, yaba indirimbo asohoye, yaba ikindi icyo ari cyo cyose kijyanye n'umuziki ndetse na kariyeri ye, abishyira ku rubuga rwa YouTube. Ariko se mu by'ukuri ni izihe ndirimbo icumi z'abahanzi b'Abanyarwanda zarebwe cyane mu mateka ya YouTube, cyangwa se mu mateka ya YouTube by'umwihariko ku bahanzi b'Abanyarwanda? Ese izi ndirimbo ni izihe? Ese zifite iyihe mibare, cyangwa se ni abantu bangahe bagiye bazireba? Ibyo byose turabirebera hamwe muri iki kiganiro. Nguhaye ikaze, urakaza neza. Gusa iyo tugiye kubana, ndagusaba ubanze ukande aho hasi mu ibara ry'umutuku handitse subscribe, kugira ngo ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibindi tubategurira bijye bikugeraho mu ba mbere. Ariko kandi mwaduhereza igitekerezo cyawe kugira ngo tukazagarukaho ubutaha. Urakaza neza. Naho ngiye mugiye kubana, amazina yanjye nitwa Gladiator. So dutangira n'uru rutonde rw'indirimbo icumi z'abahanzi b'Abanyarwanda zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube mu mateka. Ku mwanya wa 10 turasanga umusore cyangwa se umuhanzi witwa Indirimbo. Indirimbo ari ku mwanya wa 10, akaba ahafite indirimbo ye yitwa On Fire. Ni imwe mu ndirimbo wavuga ngo za kariyeri ye, hirya y'indirimbo I Promise, nyuma y'indirimbo Valentine, nyuma y'izindi ndirimbo zitandukanye uyu muhanzi yagiye akora, yitwa On Fire ni imwe mu ndirimbo ze za kariyeri, cyangwa se ni zimwe mu ndirimbo zamugize uwo ari we uyu munsi. On Fire yaramenyekanye bitari mu Rwanda gusa, ahubwo no hanze yarwo, kuko nk'iyo ugiye muri komanteri z'abantu bashyize kuri iyi ndirimbo ku rubuga rwa YouTube, usangamo Abanyakenya benshi, usangamo Abanyanigeria benshi, usangamo Abanyagana benshi. Mu by'ukuri ni indirimbo ubona ko yaramamaye bitari mu Rwanda gusa, abantu benshi barayimenye, ari nabyo bitumiza ku rutonde rw'indirimbo icumi z'abahanzi b'Abanyarwanda zarebwe cyane mu mateka ya YouTube. Iyi ndirimbo yandimwe umuntu yitwa On Fire yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2019, nibwo yagiye hanze. Kugeza uyu munsi rero mu bihumbi 2024, iyi ndirimbo ikaba iza ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'indirimbo Zinyarwanda cyangwa se z'abahanzi b'Abanyarwanda zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube. Iyi ndirimbo On Fire ikaba ifite miliyoni 17 z'abantu bamajije kuyireba muri iki gihe cyose cy'imyaka igera kuri 5 imaze ku rubuga rwa YouTube. Yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2019, kugeza uyu munsi rero mu 2024 ikaba imajije kurebwa n'abantu miliyoni 17. Ni abantu batandukanye, by'umwihariko nko mu Rwanda ntabwo ari igihugu kigeze no kuri izo miliyoni 17, bivuga ngo niba indirimbo yararebwe n'abantu miliyoni 17, haba harimo n'abandi bantu benshi bo hanze y'u Rwanda, bo mu bihugu bigiye bitandukanye, bakunze ndetse bakanareba iyi ndirimbo ya Indirimbo. Iyi ndirimbo yitwa On Fire rero ikaba iza ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'indirimbo z'inyarwanda cyangwa se z'abahanzi b'Abanyarwanda zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube, aho iza ku mwanya wa 10 imajije kurebwa, cyangwa se ikaba ifite views miliyoni 17. Reka tuve ku mwanya wa 10 tujye straight ku mwanya wa 9, turasanga indirimbo yitwa Queen of Sheba. Ni indirimbo y'umuhanzi Meddy. Iyo uvuze YouTube cyangwa se uvuze urubuga rwa YouTube, abahanzi benshi barakangarana kuko afite imibare iteye ubwoba. Niwe muhanzi ukoresherwa cyane ku rubuga rwa YouTube, niwe muhanzi ufite ibihangano bikundwa cyane cyangwa se byarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube by'umwihariko mu bahanzi b'Abanyarwanda. Uyu Meddy rero afite indirimbo yitwa Queen of Sheba. Ni indirimbo yasohoye mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ni indirimbo by'umwihariko ikorewe cyangwa se iri dedicated ku mufasha we Mimi Mehifira, akaba n'umufasha cyangwa se umubyeyi w'umwana we w'umukobwa witwa Ngabo. Iyi ndirimbo yitwa Queen of Sheba yasohotse mu 2021, kugeza uyu munsi mu bihumbi 2024, nyuma y'imyaka 3. Iyi ndirimbo imajije kurebwa n'abantu miliyoni 17, nayo ikaba inganya imibare n'indirimbo ya Indirimbo yitwa On Fire, gusa yo ikaba iza ku mwanya wa 9 kuko namaze igihe gitoya ugereranyije n'iyitwa On Fire ya Indirimbo. Iyi ndirimbo Queen of Sheba rero ikaba iza ku mwanya wa 9 ku rutonde rw'indirimbo z'Abanyarwanda cyangwa se abahanzi b'Abanyarwanda zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube. Queen of Sheba ikaba iza ku mwanya wa 9, aho imajije kurebwa n'abantu miliyoni 17 mu gihe cy'imyaka 3 imaze ishyizwe ku rubuga rwa YouTube. Reka tuve ku mwanya wa 9 dusanga indirimbo Queen of Sheba ya Meddy, twigire ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turahasanga indirimbo yitwa Why y'umuhanzi The ndetse na Diamond Platnumz. Ni imwe mu ndirimbo, ni imwe muri collabo umuhanzi w'Umunyarwanda yaba yarakoze ziri ku rwego rwo hejuru, ziri ku rwego rwo yite, kuko usibye nk'iyitwa When She's Around Shaggy yakoranye na Bruce Melody, ukavugamo nk'izitwa za Dusoma Meddy yakoranye na Otile Brown, ukavugamo za Good Times Tonight ya Cyane
Kingston ndetse na Tom Close, nta zindi ndirimbo wavuga ngo ziri kuri Eliterevo cyane zirenze iyi ngiyi yitwa Why ya Diamond Platnumz ndetse na The Ben. Iyi ndirimbo rero yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2022, iza ku mwanya wa munani ku rutonde rw'indirimbo z'abahanzi b'Abanyarwanda zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube mu mateka, cyangwa se zarebwe mu mateka y'urubuga rwa YouTube by'umwihariko hano mu Rwanda. Iyi ndirimbo Why ikaba imajije kurebwa n'abantu miliyoni 22 mu gihe cy'imyaka 2 imaze ishyizwe, cyangwa se mu gihe cy'imyaka 2 imaze kuri uru rubuga rwa YouTube. Miliyoni 22 ni abantu benshi, by'umwihariko bigaragara ko iyi ari imwe mu ndirimbo zakunzwe bitari mu Rwanda gusa, ahubwo no muri Afurika yose muri rusange. Why ya Diamond Platnumz ndetse na The Ben ikaba iza ku mwanya wa munani ku rutonde rw'indirimbo 10 z'abahanzi b'Abanyarwanda zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube, aho iyi Why iza kuri uyu mwanya wa munani, aho imajije kurebwa n'abantu miliyoni 22. Reka tuve ku mwanya wa munani dukomeze ku mwanya wa karindwi, turahasanga indirimbo y'umuhanzi Meddy, ariko ikaba ari amashusho agaragaza amagambo, cyangwa se ni amashusho y'indirimbo ariko agaragaza amagambo y'iyi ndirimbo. Ni slowly, ariko ikaba ari lyrics video, cyangwa se hari ukuntu umuhanzi asohora indirimbo hanyuma nyuma yaho agasohora amashusho agaragaza amagambo ari mu ndirimbo yanjye ni ayahe, cyangwa se amagambo naririmbye muri iyi ndirimbo ni ayahe. Hari ukuntu umuntu asohora indirimbo ukaba utazi ngo iririmbwa ite. Ayo mashusho rero yitwa lyrics video, agaragaza inyuguti ku nyuguti, ijambo ku ijambo riri muri iyo ndirimbo. Iyi ndirimbo rero, cyangwa se iyi slow lyrics video, ni lyrics video, ni amashusho, ni inyuguti ku nyuguti, cyangwa se ijambo ku ijambo riri mu ndirimbo ya slow, indirimbo ya Meddy yasohotse mu 2017. Iyi video y'iyi ndirimbo yarerebwe cyane, iri mu ndirimbo z'inyarwanda, cyangwa se iri mu mavideo y'abahanzi b'Abanyarwanda zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube. Yashyizwe mu 2017, uyu munsi mu 2024 imajije kurebwa n'abantu miliyoni 25. Nawe tekereza ko umuhanzi yasohora indirimbo by'umwihariko official video song, cyangwa se indirimbo isanzwe akayishyira hanze ikaba yagira miliyoni 25, nayo ni achievement ikomeye. None utekereza kuba yasohora lyrics video nayo ikagira views miliyoni 25. So ni ibintu biba byerekana uburyo indirimbo yakunzwe, ni ibintu biba byerekana uburyo iyo ndirimbo mu by'ukuri iri ku rwego rwo hejuru. Iyi video rero ya lyrics y'indirimbo Slowly ikaba iza ku mwanya wa karindwi ku rutonde rw'indirimbo 10 z'abahanzi b'Abanyarwanda zarebwe cyane. Iyi lyrics video ikaba ifite views miliyoni 25 kuva mu mwaka wa 2017 yashyiriwe kuri rubuga rwa YouTube, cyangwa se kuva mu mwaka wa 2017 yashyirwa ku rubuga rwa YouTube kugeza uyu munsi mu 2024, imyaka 7 irashize imajije kurebwa n'abantu miliyoni 25. Reka tuve ku mwanya wa karindwi tujye ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga umuhanzi nawe w'izina riremereye hano mu muziki nyarwanda, navuga ko ari nawe muhanzi byibura uzaha challenge uwitwa Meddy ku rubuga rwa YouTube, kuko imibare ye nawe iteye ubwoba, imibare ye nawe ni myiza cyane ku rubuga rwa YouTube. Yitwa Mbonyi cyangwa Israel, cyangwa se Israel Mbonyi. Aza kuri uyu mwanya wa gatandatu, cyangwa se indirimbo yitwa Nitamini iza ku mwanya wa gatandatu ku rutonde rw'indirimbo z'Abanyarwanda zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube. Iyi Nitamini yasohowe mu mwaka w'ibihumbi 2023 nibwo yagiye hanze. Kugeza uyu munsi rero iyi Nitamini imajije kurebwa n'abantu miliyoni 27, nibo banamajije kwireba ku rubuga rwa YouTube, zifite imibare myiza cyane ku rubuga rwa YouTube. Uyu musore Israel Mbonyi ubona ko indirimbo ze nyinshi rwose zifite imibare myiza iri ku rwego rwo hejuru. Iyi ndirimbo rero ni Tamini, ikaba iza ku mwanya wa gatandatu ku rutonde rw'indirimbo z'abahanzi b'Abanyarwanda zarebwe cyane mu mateka YouTube, cyangwa se zarebwe cyane mu mateka kugeza kuri uyu munsi. Iyi ni Tamini yasohotse umwaka ushize 2023, ikaba iza ku mwanya wa gatandatu, aho imajije kurebwa n'abantu miliyoni 27. Ugiye muri komanteri ziri kuri uyu rubuga rwa YouTube by'umwihariko kuri iyi ndirimbo ya Tamini, harimo comments z'abantu benshi cyane, abakomoka mu gihugu cya Tanzania, abakomoka mu gihugu cya Kenya, Nigeria n'ahandi hatandukanye. Bigaragara ko ari imwe mu ndirimbo ziba zarakunzwe, abantu miliyoni 27 kuba bareba indirimbo, byerekana uburyo iyo ndirimbo ibiri ku rwego rwo hejuru, byerekana uburyo iyo ndirimbo ibikunzwe haba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi ahariho hose iyo ndirimbo yabashije kumva. Reka tuve ku mwanya wa gatandatu twegera imbere ku mwanya wa gatanu, turahasanga indirimbo yitwa Maivo. Ni indirimbo y'umuhanzi witwa Meddy. Uru rutonde afitemo indirimbo zigiye zitandukanye. Kuri uyu mwanya rero wa gatanu ahafite yitwa Maivo, ni imwe mu ndirimbo ze nziza cyane yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2021. Nayo ni indirimbo iri dedicated, cyangwa se ituwe igenewe umufasha we Mimi Mehifira. Iyi ndirimbo yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2021, iraziba nziza, iranakundwa cyane, by'umwihariko ikaba yaranatwaye igihembo cy'indirimbo nziza ya Sama mu mwaka w'ibihumbi 2021, hari mu bihembo bya Sama Awards. Bigaragara ko ari imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane, kandi mu mwaka w'ibihumbi 2021
umuziki nyarwanda wari ufite indirimbo zigiye zitandukanye nziza nazo. Muri iyo sama wavugamo nk'indirimbo amata ya DJ Philipita ari kumwe na Soshomura n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Gusa indirimbo yitwa Slowly yaraje iba nziza kurenza izo zose. Indirimbo rero indirimbo Mayivo mumbabarire yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2021. Uyu munsi mu mwaka w'ibihumbi 2024 imajije kurebwa n'abantu miliyoni 39 nibo banamajije kureba indirimbo Mayivo kugeza kuri uyu munsi. Ikabiza ku mwanya wa gatanu ku rutonde rw'indirimbo z'abahanzi b'Abanyarwanda zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube. Iyi ndirimbo Mayivo ikaba yarasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2021 nk'uko twabigarukagaho, ikabiza ku mwanya wa gatanu by'umwihariko ku rutonde rw'indirimbo 10 z'abahanzi b'Abanyarwanda zarebwe cyane mu mateka ya YouTube. Iyi Mayivo ikabiza ku mwanya wa gatanu ifite views cyangwa se imajije kurebwa n'abantu miliyoni 39, abantu baturuka mu bihugu bitandukanye, abantu bavuga indimi zitandukanye barebye indirimbo Mayivo. Reka tuve ku mwanya wa gatanu ahubwo tujye ku mwanya wa kane. Turahasanga indirimbo ya korali Ambassador, imwe mu makorali azwi, ni mu makorali aremereye afite izina remereye mu muziki nyarwanda. So iyi Ambassadors ifite ibigwi mu muziki nyarwanda biturutse ku ndirimbo zigiye zitandukanye bagiye bakora mu myaka kuva mu myaka y'1998 batangira kuzamuka cyangwa se batangira gushimangira izina ryabo mu muziki nyarwanda. Kugeza uyu munsi nta ushidikanya ku buhanzi bwabo, nta ushidikanya ku bigwi byabo. Iyi korali Ambassadors mu bihe bitandukanye mu myaka itandukanye yagiye itanga ibihangano, yagiye itanga indirimbo nziza zakunzwe ndetse zikanagenda zifasha abantu bagiye batandukanye mu bijyanye n'ivugabutumwa, mu bijyanye no kwegerana n'Imana, mu bijyanye no kubahwitura mu bigiye bitandukanye. Indirimbo nka Reka Dukore, indirimbo nka za Hosiyana, indirimbo zigiye zitandukanye za Iba Irihe n'izindi nyinshi cyane. Imirindi y'Uwiteka, wavuga indirimbo nyinshi cyane za korali Ambassadors. Nawe udukurikiye ndabizi ko uko byagenda kose ufite indirimbo ya korali Ambassadors ukunda, ushobora no kuba wakina uko ubyutse, ushobora kuba wakina uko ushaka kumva indirimbo ya Ambassadors, ufite indirimbo ikuba mu mutwe cyangwa se ufite indirimbo ukunda kurenza izindi. Iyi ndirimbo yabo rero iza ku mwanya wa kane. Ni indirimbo yitwa Nimekupata Yesu, ni indirimbo iri mu rurimi rw'igiswahili, ikaba iza ku mwanya wa kane ku rutonde rw'indirimbo 10 z'abahanzi b'Abanyarwanda zakunzwe cyane ku rubuga rwa YouTube. Iyi Nimekupata Yesu yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2015 ariko iza gushyirwa ku rubuga rwa YouTube cyangwa se iba uploaded ku rubuga rwa YouTube mu mwaka w'ibihumbi 2017. Kuva rero icyo gihe 2017 kugeza uyu munsi 2024 imajije kurebwa n'abantu miliyoni 40. Ni abantu miliyoni 40 amajije kureba indirimbo Nimekupata Yesu. Ni indirimbo ya korali Ambassadors. Indirimbo ikaba imajije kurebwa n'abantu miliyoni 40 baturuka mu bihugu binyuranye, ndetse niyo ugiye muri commentaire zaje kuri iyi ndirimbo cyangwa se ziri kuri iyi ndirimbo ku rubuga rwa YouTube ubona ko ari abantu baturuka mu bihugu bitandukanye, abenshi bakomoka mu bihugu nka Tanzania, dushobora kumva iyo ndirimbo mu rurimi rw'igiswahili, n'abandi bagiye batandukanye mu by'ukuri bagenda bafashwa n'ubutumwa bwiza buri muri iyi ndirimbo ya Nimekupata Yesu. Nimekupata Yesu rero ikabiza ku mwanya wa kane ku rutonde rw'indirimbo 10 z'abahanzi b'Abanyarwanda zarebwe cyane mu mateka y'urubuga rwa YouTube. Iyi Nimekupata Yesu yashyizwe ku rubuga rwa YouTube mu mwaka wa 2017, ikaba imajije kurebwa n'abantu miliyoni 40 kuri uru rubuga. Reka tuve ku mwanya wa kane tujye ku mwanya wa gatatu. Turahasanga indirimbo yitwa Dusuma. Ni indirimbo yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2020 ihuriza hamwe umuhanzi witwa Meddy wo mu Rwanda ndetse witwa Otile Brown wo mu gihugu cya Kenya. Iyi ndirimbo mu by'ukuri nta official video cyangwa se nta mashusho yayo ya nyayo ahari, ariko ayagiye hanze y'ama-challenge atandukanye cyangwa se abantu bagiye bifata utuvideo dutandukanye bari kubyina iyi ndirimbo bakaduhuriza hamwe. Twarakunzwe cyangwa se indirimbo yarakunzwe ku rwego rwo hejuru ku buryo iyo ndirimbo cyangwa se iyi ndirimbo ifite views miliyoni 41 z'abantu bayirebye. Ni imwe mu ndirimbo by'umwihariko nko mu gihugu cya Kenya, ni nayo ndirimbo ya mbere ifite views nyinshi cyangwa se ifite imibare irenze izindi zose ku rubuga rwa YouTube. Iyi ndirimbo yitwa Dusuma. Iyo ugiye mu gihugu cya Kenya usanga nta yindi ndirimbo irarebwa cyane ku rwego rw'uko yagira miliyoni 41 za views. Mu Rwanda ho biratandukanye, hari undi muhanzi, hari umuhanzi rwose ufite views zirenze izo ngizo, turaza kumurebera hamwe kuko uko dukomeza kwegera imbere. Iyi ndirimbo rero yitwa Dusuma iza ku mwanya wa gatatu ku rutonde rw'indirimbo z'abahanzi b'Abanyarwanda barebwa cyane, zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube kuko irimo umuhanzi witwa Meddy. Iza rero ku rutonde rw'indirimbo z'abahanzi b'Abanyarwanda zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube. Dusuma iza ku mwanya wa gatatu aho ifite views miliyoni 41, ikaba imaze imyaka 4 ku rubuga rwa YouTube kuko yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2020. Iyi ndirimbo usibye mu Rwanda yarakunzwe no muri Kenya, ikundwa muri East Africa. Mu by'ukuri ubona ko niyo ugiye muri commentaire ureba uburyo indirimbo yagiye ikundwa, usangamo abantu bagiye batandukanye cyangwa se usangamo abantu mu bihugu bitandukanye, byerekana uburyo iyi ndirimbo ari imwe mu ndirimbo zagiye zikundwa cyane. Reka tuve ku mwanya wa gatatu aho dusanga indirimbo Dusuma
ifite views cyangwa se yarebwe n'abantu miliyoni 41 mu myaka 4 imaze. Twikomereze tujye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga indirimbo ya Israel Mbonyi, ni indirimbo yasohoye umwaka ushize w'2023. Ni indirimbo yitwa Ni Nasiri. N'uyu munsi iyi ndirimbo iracyakundwa, ni munsi iyi ndirimbo iracyumvwa mu bihugu bitandukanye bya East Africa. Iyi ndirimbo igisohoka abantu benshi barayikunze, mu by'ukuri igenda ica uduhigo twinshi kugeza n'uyu munsi rero iracyakunzwe cyane. Mu gihe cy'umwaka umwe wonyine imaze kuri uru rubuga rwa YouTube, iyi ndirimbo yitwa Ni Nasiri ya Israel Mbonyi ikaba imajije kurebwa n'abantu miliyoni 61. Nibo bantu bamajije kureba iyi ndirimbo yitwa Ni Nasiri ya Israel Mbonyi. Nimwe mu ndirimbo ze zakunzwe ndetse kugeza n'uyu munsi ku rubuga rwa YouTube niyo ndirimbo y'uyu muhanzi Israel Mbonyi yakunzwe kurenza izindi, kuko afite n'izindi ndirimbo yego nziza, gusa iyi yitwa Ni Nasiri niyo yakunzwe cyane, niyo imajije kurebwa cyane, aho imajije kurebwa n'abantu miliyoni 61 za views. Ikaba iza ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'indirimbo z'abahanzi b'abanyarwanda zarebwe cyane, zakunzwe cyane ku rubuga rwa YouTube, aho iyi ndirimbo Ni Nasiri iza ku mwanya wa kabiri, akaba ari indirimbo ifite views miliyoni 61. Ikaba ariyo ndirimbo dusanga ku mwanya wa kabiri. Ladies and gentlemen, munyemerere tujye ku mwanya wa mbere. Turahasanga iyi ndirimbo, turahasanga umuhanzi witwa Meddy. Iyi ndirimbo biragoye ko vuba aha tuzabona iyayinyuraho, yitwa Slowly, yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2017. Iyi ndirimbo kuva yasohoka mu mwaka w'ibihumbi 2017, uyu munsi ku mwaka w'ibihumbi 2024, imyaka 7 irashize, iyi ndirimbo imaze kurebwa n'abantu miliyoni 105 ku rubuga rwa YouTube. By'umwihariko ikaba inaza mu ndirimbo cyangwa se ikaba ishyira Meddy mu bahanzi mbarwa bagera kuri 3 bonyine mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba byibura bafite indirimbo zabo bwite, cyangwa se za ndirimbo umuntu aba yarakoze ariyo singwa cyangwa se adafatanyijemo n'undi muhanzi, ikaba yaragize views, ikaba yaragize abayirebye byibura miliyoni 100. Ibyo byakozwe na Fari Ipupa mu ndirimbo yitwa Eloko Oyo, ifite miliyoni zirenga 100 z'abayirebye. Ibikorwa n'uwitwa Zucu mu ndirimbo yitwa Sukari, nayo ifite abarenga miliyoni 100 bayirebye, ndetse n'uwitwa Meddy wabikoze ku ndirimbo yitwa Slowly, ifite abarenga miliyoni 100 nabo bayirebye. Bivuga ngo usibye kuba iza ku mwanya wa mbere, cyangwa se bivuze ngo usibye ko ariyo ndirimbo ya mbere yarebwe cyane ku ndirimbo cyangwa se mu ndirimbo z'abahanzi b'abanyarwanda, ifite n'utundi duhigo dutandukanye yagiye ikora, kuko niba aza mu bahanzi 3 bo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bonyine rukumbi bafite indirimbo zabo bwite zarebwe kurenza cyangwa se zabashije kurebwa zikagira miliyoni 100 za views, biba byerekana uburyo uwo muhanzi cyangwa se biba byerekana uburyo iyo ndirimbo yakomeye cyangwa se iyo ndirimbo yakunzwe ikarebwa cyane haba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Miliyoni 105 ni abantu benshi cyane, ni views nyinshi cyane. Iyi ndirimbo rero yitwa Slowly ikaba ariyo ndirimbo iza ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'indirimbo z'abahanzi b'abanyarwanda cyangwa se b'abahanzi nyarwanda zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube. Tuyisanga ku mwanya wa mbere aho ifite views miliyoni 105 mu gihe cy'imyaka 7 imajije isohoze, cyangwa se mu gihe cy'imyaka 7 imaze ku rubuga rwa YouTube. Iyi ndirimbo kugira ngo wumve uburyo nanone yakunzwe, lyrics video yayo cyangwa se video yerekana amagambo y'iyi ndirimbo ifite nayo views cyangwa se imajije kurebwa n'abantu miliyoni 25. Byerekana uburyo nayo ubwo iyi ndirimbo yakuzwa, cyangwa se byerekana uburyo iyi ndirimbo yabaye ikimenya bose. Iyi ndirimbo rero ikaba ariyo iza ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'indirimbo z'abahanzi b'abanyarwanda zarebwe cyane mu mateka y'urubuga rwa YouTube. Slowly iza ku mwanya wa mbere aho imajije kurebwa n'abantu miliyoni 105. Urwo ni urutonde rw'indirimbo 10 z'abahanzi b'abanyarwanda zakunzwe ku rubuga rwa YouTube. Mu by'ukuri ni izo ngizo uko ari 10, ariko se mu by'ukuri we watekerezaga ko iza ku mwanya wa mbere yaba ari iyihe? Ese mu by'ukuri umuhanzi ukunda yaba yaje kuri uru rutonde, cyangwa se hari indirimbo waba ukunda yaje kuri uru rutonde? Utubwire muri comment, tubwire ngo iyi ndirimbo mu by'ukuri nishimiye ko yaje kuri uru rutonde, kuko yari mu ndirimbo nkunda, iri mu ndirimbo nge nishimira, ariko kuba yanaje kuri uru rutonde ndabinyuzwe nabyo cyane, cyangwa se biranyinejeje cyane. Uratubwira iyo ndirimbo ni iyihe, uwo muhanzi ninde? Ngayo nguko ngizo indirimbo 10 z'abahanzi b'abanyarwanda zarebwe cyane hose, zakunzwe cyane ku rubuga rwa YouTube mu bihe bigiye bitandukanye. Izi ndirimbo 10 zararebwe cyane ku buryo iya mbere ifite cyangwa se yarebwe n'abantu barenga miliyoni 100. Ngayo nguko munyemerere mbashimire mwe twabanye. Amazina yanjye ni Gladiator, reka nsoze nkubwira ngo may God bless you, kandi birimo byose bikomeze kugenda neza cyane, plan zawe zose zikomeze kugenda neza cyane.